ikaze mu kiganiro ku muco n'umurage by'u Rwanda, umuco wacu mugezweho n'inteko y'umuco. Ndi Nyirabahire Marie Constantine. Ni ikiganiro kidufasha guhugukirwa no gucengerwa n'umurage w'u Rwanda, umuco wacu n'indangagaciro bumbatiye muri iki gihe. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku hantu ndangamurage hitwa Ihuro. Mbahaye ikaze mu kiganiro. Mu mateka y'u Rwanda bavuga ko hambere hahozeho amavubiro. Nibyo se koko ntagwabi? Ibyo nibyo. Ubundi si ivubiro ni iki? Mu Kinyarwanda ivubiro bivuga ahantu hari ibyuma bapimisha imvura. Hambere rero ivubiro ryari ikibindi cy'imihango y'ibwami baterekaga mu mpinga y'umusozi bigatuma imvura igwa. Ahahoze cyangwa se hakiri bene ibyo bibindi ni ahantu ndangamurage, kuko kuvuba imvura ni bumwe mu bumenyi gakondo bw'Abanyarwanda nubwo bwakendereye. Kera amavubiro yari ahantu hatandukanye mu Rwanda, ariko ubu hasigaye rimwe gusa riri mu mpinga y'umusozi wa Huro. Kagira inkuru rero, amateka y'uwo musozi ni ayahe? Ubundi se koko ivubiro ryaho riracyakora kugeza magingo aya? Huro ni umusozi uherereye mu ntara y'Amajyaruguru, akarere ka Gakenke, umurenge wa Muhondo, akagari ka Huro, mu mudugudu wa Rubona. Mu Rwanda rwo hambere aho hari mu karere k'Ubumbogo kabanje kwitwa Ubusarasi. Aho Ihuro hari umurwa w'abanyamihango w'umuganura bitwaga abiru bo kwa Myaka, bakaba ari nabo bategekaga uwo musozi. Hahurizwaga imyaka ikoherezwa ibwami gukoreshwa mu muhango w'umuganura. Iyo ni nayo mvano y'imvugo yogeye mu Rwanda igira iti ihuriro ni Ihuro. Mu bimenyetso by'amateka bikigaragara Ihuro rero ni ivubiro ryahashyizwe n'umuvubyi witwaga Minyaruko ya Nyamikenke, wari umwami w'Ubusigi mu kinyejana cya 16, abisabwe n'umwami Ruganzu wa II Ndoli. Iri vubiro ryifashishwaga n'abiru b'abahinzi bo kwa Myaka, barikoreshaga bapima imvura bashaka kumenya niba izagwira igihe cyangwa izatinda. Iyo bamenyaga ko izatinda bihutiraga kuyivubisha kugira ngo badakererwa kubiba imbuto zizera imyaka yo gukoresha mu muhango w'umuganura. Muri ako karere k'Ubumbogo ivubiro ntiryari Ihuro gusa, hari andi abiri yari mu mpinga y'imisozi ya Gahira na Kabona. Naho ku byo warubajije niba iryo vubiro ry'Ihuro rigikora, hashize imyaka 100 ridakoreshwa. Mu mwaka 1925 abakoroni b'Ababiligi bavanyeho umuhango w'umuganura mu Rwanda. Umwiru wari uwishinzwe witwaga Gashamura ka Rukangirashyamba bamucira i Burundi. Kuva ubwo ivubiro ry'Ihuro ntiryongeye gukoreshwa kugeza magingo aya.